kugaruka bavuye mu bunyage muri Babuloni. Bishobora kuba byaranditswe na Ezira. Abantu bagarukaga muri Yerusalemu kongera kubaka ubusabane n'Imana. Umwanditsi yabonye ko ari ngombwa kubanza kubibutsa amateka yabo ubwabo kugira ngo bamenye abo ari bo n'icy'Imana ibashakaho. Nyuma yo gucikamo ibice k'ubwami, umwanditsi yirengagije iby'ubwami bw'amajyaruguru, kuko intego kwari ukwibutsa abantu b'Imana ubwiza bw'Imana bahoranye bakayumvira. Umwami yavugaga amateka abakumbuza kandi abakomeza. Ibice by'ingenzi bigize iki gitabo ni ukuvuga ngo igice cya mbere kitubwira igisekuruza. Kuva kera kose Imana yiyeretse umuntu binyuze mu gukorana na bamwe, cyane cyane ishyanga iry'Isirayeli. Kuvuga amazina hano ntacyo byaba bimaze ku bayobozi b'uyu munsi, ariko baberaho kutwibutsa ko Imana igihe cyose Imana ishaka gukorera mu bantu. Uru rutonde rw'aya mazina rwabo kwa Dawidi kuko ari we ni urwabo kwa Dawidi kuko ari we wari umwami ukomeye mu Bisirayeli. Igice cya kabiri kitubwira kugwa n'urupfu rwa Sawuli ku gice cya 10 guhera ku murongo wa mbere kugeza 14. Iki gikorwa cyateguriye Dawidi ngo abe umwami. Isanduku y'isezerano igarurwa muri Isirayeli. Nyuma y'ibyago bya mbere, bamaze kwanga gukurikiza uburyo Imana yababwiye ko bazatwaramo isanduku y'isezerano, none yimuwe neza kandi igera aho yajyaga. Isezerano ry'Imana kuri Dawidi. Igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza 27. Nubwo yanze ko Dawidi ayubakira urusengero, yashimye ubu bushake yari afite kandi ivugurura isezerano bafitanye. Igice cya 5 kitubwira Dawidi abara abantu mu buryo budakwiriye. Icyo gihe Dawidi yashatse kwizihiza gukomera kw'ingabo z'Abisirayeli. Ikosa rye riba kwibagirwa ko Imana ariyo gukomera, akaba n'ingabo z'abantu bayo bari bakeneye. Ubwo Imana yahanaga abantu kubera icyaha cya Dawidi, agura isambu ngo atange igitambo ku Mana, aho ari naho bagombaga kuzubaka urusengero. Amabwiriza. Igice cya 6 kitubwira amabwiriza ya Dawidi ku byerekeye urusengero. Tubisoma hariya mu gice cya 28 guhera ku murongo wa mbere kugeza 19. Tubwira Dawidi amenya ko imigambi y'Imana irutiye kure cyane. Murakoze cyane, turabashimiye ko turebeye hamwe inshamake y'iki gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Ubutaha tuzakomerezaho ni igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Hanyuma ukeneye kuduha cyangwa se ushatse kugira icyo uduha twakongeramo cyangwa se twakosoramo, watwandikira kuri ziriya nomero ziriho, ziba kuri WhatsApp, ziba kuri rezo, waduhamagara, watwandikira message isanzwe, tugakomeza gufatanya kuvuga iby'Imana. Nkunda kubona y'abantu bashyizeho amafoto cyangwa se amavideo y'ubusambanyi kuri internet, ari byo abantu bashyiraho like bakishima bakavuga ngo komerezaho, ugasanga bakoze na subscribe kugira ngo bajye babona
ayo mafoto, nari ngiye kuvuga ngo ibyo bifoto bajye babona ayo mafoto nyine y'urukozasoni, ariko washyiraho akantu k'Imana ugasanga abakarebye ni bake, ariko twari dukwiye natwe guhindura nk'abantu bamenye Imana, ndetse n'umuntu wifuza guhindura agakorera Imana, tukaza natwe tukamamaza Imana. Ariko ushobora no kuba wari utaramenya Imana, ariko wakumva iri jambo, wakumva ukuntu abami bagiye bakorera Imana bagahembwa neza, bayikoreye nabi bagahembwa nabi, nawe ugahita ufata umwanzuro wo guhindukira ukaza ugakorera Imana. Imbaraga wakoreshaga wamamaza amavideo y'urukozasoni ukazikoresha ukorera Imana, Imana yazaguhemba, yazakugirira neza ukiri hano mu isi, ikazaguha n'ubugingo buhoraho, ubwo abantu benshi bazaba bari mu mubabaro utazashira, wowe ahubwo ukazaba uri mu munezero utazashira. Hanyuma nimuze dufatanye tuvuge Imana, tuvuge ineza yayo, tuvuge gukomera kwayo, tuvuge urukundo rwayo. Imana izatugirira neza, izaduhemba. Ntabwo Imana ari ingome, Imana ni umubyeyi. Abantu benshi twafashe Imana nk'aho ari Imana nyine itadukunda, ariko Imana iradukunda. Hari igihe nzababwira ibintu bine bigera muri bine Satani ajya akorera umuntu kugira ngo agwe asubire inyuma, ariko ntabwo ari wo mwanya wabyo. Uyu munsi twireberaga inshamake zigize igitabo cy'ibyo ku ngoma cya mbere. Ubutaha tuzakomeza n'igitabo cya kabiri. Imana ikomeze ibarinde. Garuka bavuye mu bunyage muri Babuloni. Bishobora kuba byaranditswe na Ezira. Abantu bagarukaga muri Yerusalemu kongera kubaka ubusabane n'Imana. Umwanditsi yabonye ko ari ngombwa kubanza kubibutsa amateka yabo ubwabo kugira ngo bamenye abo ari bo n'icy'Imana ibashakaho. Nyuma yo gucikamo ibice ku bwami, umwanditsi yirengagije iby'ubwami bw'amajyaruguru, kuko intego kwari ukwibutsa abantu b'Imana ubwiza bw'Imana bahoranye bakayumvira. Umwami yavugaga amateka abakumbuza kandi abakomeza. Ibice by'ingenzi bigize iki gitabo ni ukuvuga ngo igice cya mbere kitubwira igisekuruza. Kuva kera kose Imana yiyeretse umuntu binyuze mu gukorana na bamwe, cyane cyane ishyanga iry'Isirayeli. Kuvuga amazina hano ntacyo byaba bimaze ku bayobozi b'uyu